Uje ukomeje gukurikirana ibiganiro byacu ntandi wakurikirana ibiganiro byacu wese kuri Good Paper Shows no ahantu honyine ushobora gukurikirana ibiganiro nk'ibi ngibi, ibiganiro bikunogeye, ibiganiro kandi bigezweho, ibya biganiro ureba ukavuga ati kabisa mbonye ikiganiro namwe kumwe nanjye Sharkman. Uyu munsi rero ndakubwira ngo ntabwo dutinda mu mayira, ahubwo ndagira ngo mbabwire ko ibi bintu bikomeje kugera ku rundi rwego, ku rwego ewana ushobora kuvuga ati kabisa hari umugore hano witwa Karara afite ikintu bita itiku, bavuze bafata ku mavuta bavuga bande ngo bagira amatiku, ariko aba bantu nta tiku bagira, ahubwo hano hari umugore witwa Karara kabisa ubundi no kuva na kererega amatiku ubundi yari ay'abagore, nta mugabo ugira amatiku, barabafata ku mavuta. Rero hari umugore ukomeje kuza akabacangamo, hari uwiyita ngo nimba nibagiye ikizina cye sinyakunda kuvuga ibizina byabo, ariko uyu mugabo we afite ikibazo, ukora gusesengura kuri 3D TV uriya ewana umugore yamufasha amufata ku gahanga aramubwira ati burya gutera akantu uri umugabo mu mutwe bishobora gutuma ewana wanduza ubwonko cyangwa se ufata ubwonko, bishobora gutuma ubwonko bwawe butokorwa, niko yavuze. Aravuga ati ewana ati wowe wateye kantu uri umugabo, ariko biragaragara ko yagutokoje. Burya iyo umuntu ateye kantu ari umugabo ati bishobora kuba bimutokoza ubwonko. Uyu mugabo ngo uyu mugore ngo ni Karara niwe wazanye bwa mbere na mbere amavideo ya Sabe. Ariko se ubundi reka nkwibarize, iyi video ubundi wowe wari uyizi? Banza urebe iyi video uyinyuzemo amaso, urebe video urebe ikivuze, urebe icyo isobanuye. Nanjye nagafasha hano hanze mu mihanda, ariko nagira ngo mbwe ngo iyi video ndakeka ko utari wakayibonye, ninjye muntu wa mbere uyishyize hanze, bitewe nanjye ho nayikuye ko ari mu maboko y'umuntu usa naho yari ahibereye. Banza urebe iyi video, ahandi uraza kumbwira mu nyuma, ariko nkomeza kuvuga ngo ukora subscribe, like, share na comment kugira tujye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndagira ngo nkubwire ngo ewana iyi mihanda kabisa iteye ubwoba, iteye ubwoba. Aka kavido nukareba urahita umenya impamvu, uhita umenya ikibikurikira, uhita umenya nuko byagenze byose. Bavanga gusimbuka ibipangu ngo nta byabaye, ngo kujya mu buriri nta byabaye. Ndagira ngo nkubwire ko ibyo byose byabayeho, noneho dufite video ziri fact, zifite ibimenyetso. Nuyishaka ewana unyandikiye muri comment ati duhereze video yindi, noneho nanjye mbatemo breaking news. Ubundi mumaze iminsi mbabwira ibintu mvuga ni reka manze verifie ndebe ko nabona ukuri kwa nyako, ariko ntakubeshye kabisa. Nanjye iyi video yatumye mpita nceceka, amagambo yanjye shirivuga, mpita mvuga nti koko ibi bintu byarabaye, kereka wenda nimba ari filime bakinaga bakabenda kuyishyira hanze babanza kugira ngo bayitwikire, dore ko nabi byashoboka ko Sabe ashobora kuba yaranditse nka filime, akandika script n'ukuntu yabiteye, akayandika neza, akavuga ati bizagende gutya, noneho habeho ibintu bigiye bitandukanye, habanza habeho saga. Gusa ibaye ari filime yatwika kabisa, yaba ari filime iteye ubwoba, kuko buri muntu wese yajya agira ati yazifuza kuyireba kabisa. Yaba ari filime ewana, nimba nayita ngo iki, yaba ari filime kabisa. Nimba ari Spartacus, nimba wayita American Pie, kuko ewana irimo utuntu twinshi cyane dushobora gutuma igaragara kuba yarebwe cyane, cyangwa se ikaba yakundwa n'ingeri zigiye zitandukanye, cyane cyane abakiri bato, urubyiruko cyane cyane nirwo rwayireba, kuko iyi filime yaba imeze nka za Spartacus, za Rongotani mu the beginning, ko zitangira. Yaba ari nkabyo kuko bitewe na video ngiye kubereka. Kugira ngo ukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ubanze umenye kabisa ibiganiro bigiye kuzabigenda bikurikira bitandukanye. Ese iyo wayibonye, banza urebe video, turacyari kumwe, ndagaruka nyuma ya video.
ndakeka rero sasa mwiboneye amakuru ari hanze aha ngaha, mwabonye impamvu navugaga ngo uku niko kuri. gusa abo mudamu ngo ni Karara ashobora kuba afite ikintu yaba apfa n'umuntu bita Murungi Sabe, gusa ntabwo ibi bintu bye sinzi kabisa, nanjye sinzi ngo amaherezo araba yahe, sinzi ngo ibi bintu biragana hehe. Kugira ngo ukomeze gukora subscribe like kugenda tukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Sasa rero kugira ngo dukomeze iki kiganiro, ndakeka washoje gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Nta hantu honyine ushobora kubona ikiganiro buri mwanya uko uciyeho, buri kanya, buri munota, buri segonda ugomba kuba uri kubona ikiganiro. Rero nta handi wagisanga uretse kuri iyi Good People Shows. Sasa ndagira nkubwire nkucire mu bintu bimwe biba byagiye bica kuri Twitter, tugenda tureba ibintu bigiye bitandukanye, tugenda tureba hamwe mu magambo abantu baba bagiye bavuga, abantu ibintu bimwe bigiye bitandukanye baba bagiye bavuga bitandukanye, kugira ngo tugende ducamo turebe. Hari umuntu hano wagize atya, twageze gutya dufashe ifoto tuyaprodinze kuri Twitter yacu, ariko amakomenti yayikurikiye agiye atandukanye. Ni amakomenti ushobora gusoma nawe ukisekera cyane, ukavuga ati kabisa nta handi hantu nagira show nziza nk'iyi ngiyi. Sasa rero kora subscribe, nurangiza ujya kuri TikTok yacu wandikemo Shaka, ukubitaho na logo ya Shaka, urahita ubona iki? Urahita ubona video yacu, cyangwa se tubona ibiganiro byacu, cyangwa se tubona TikTok yacu ukuntu bimeze nayo ukuntu ibitwika. Haba hari utuntu tugiye dutandukanye, amavideo agiye atandukanye. Kurikire follow nuza ukore follow kuri Facebook yacu, kugira tujye dukomeza kubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, dore ko izi nkuru n'amavideo aba agiye acicikana tutashyira hano kuri YouTube, nta handi twayashyira. Tujya kupita kuri Facebook kugira ngo namwe mukomeze kwirebera, ukomeze kwimenyera what's going on. Sasa rero tujye dukomeze turebe mu magambo agiye atandukanye, cyangwa se mu makomenti agiye atandukanye bashyize kuri izo video, cyangwa se kuri ayo mafoto twagiye twaprodinga ku mbuga zacu zigiye zitandukanye. Hanyuma sasa twafashe gutya, hano tuba dufashe ifoto y'umudamu wa Sabe, twandikaho amagambo amwe n'amwe yo kugira ngo twe twakihanganisha umudamu, cyangwa se twe twakihanganisha, twe twabaza abantu badukunda kandi badukurikira mu biganiro bigiye bitandukanye. Turagira ngo tukwibwire sasa amagambo twagiye twanditseho tuti Gasagire Raissa, niko umudamu wa Murungi Sabe yitwa. Gasagire Raissa, umugore wa Murungi Sabe, yagaragaje urukundo rwinshi akunda umugabo we. Yavuze ko bafite umuryango mwiza, afite amashimwe menshi Imana yabahaye, basangira n'abandi, kandi ngo urukundo rwabo ruzatsinda. Na Sabe yahise amusubiza amwibutsa ko ari mwiza kandi ko amukunda byose. Urabishanga kuri link yacu rero tugiye guhita tuguhereza mu kanya ya YouTube. Ati ni umugore mwiza cyane imbere n'inyuma, niko umugabo wita Murungi Sabe yahise yandikaho kuri Instagram ye, nako kuri Twitter yaravuga ati mwiza wanjye imbere n'inyuma, ndagukunda Raissa, niko yahise yandikaho. Yanditseho amagambo agiye atandukanye, ariko abantu bo ntago babyumva kimwe. Sasa muri bya nkuvuga ngo ni amakomenti, abantu benshi cyane bakubitaho amakomenti agiye atandukanye, buri wese akagenda avuga ibye, dore ko twafunguye urubuga. Nahangaha wandikaho comment y'ikintu cyose ushaka, icyo twazakubwira ubutaha cyose wumva wifuza ukitubwireho. Ntago tuguboyikota, cyangwa se ntago tukubuza, ntituguhagarika kuba washyiraho comment y'ikintu cyose waba ushaka. Sasa rero benshi bavuga ngo ubuze uko agira agwa neza wa mubyeyi we, kandi uhombye arabyimenyera. Abo nayo ni comment ya mbere, nuko yaje ivuga ati ni ukuri Imana ibahire pe, ayo ni amagambo y'umwanzi, kuko bazaza bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Bene abo ujye ubatera umugongo, niko ngo yese batera umurongo uri muri Bible. Hanyuma ndaraza ati Imana ishimwe cyane, kuko hari ahantu yaciye hashoboraga kuba hari urwobo. Rero ni amashimwe rwose. Urumva ko abantu benshi cyane, buriya nibwo umuntu yakubwira nkaho akugira inama cyangwa se gushyigikiye, ntabwo wamwizera, kuko nk'iyo comment urumva ko irimo akantu ko kuba yakora ku mutima, cyangwa se ko kuba kakwibutsa, mbese nyine nko kukagushinga ngo avuye atari ko yego nubwo Imana yabahaye amashimwe, atari ko ewana iriya migunguzi yasimbagurikaga byo biragaragara ko kuko akaba bishima. Urumva akantu aba yatambitsemo. Ntago umuntu yitwa ngo Irampojeje Delphine, kabisa Irampojeje Delphine we
kabisa urundi rwego. Imana ragisa agira ngo urakoze cyane mubyeyi mwiza, hafi umugabo wawe umuhumurize, umubwire ko uru rugamba ruzarangira maze abanzi banyu bazashaka kubasenya baganye. Sasa hano turakomeza ati Sabe we pole kuko abagore ntutuzisha nyuma y'ikihishe inyuma yo kwiyerutswa uzagifatisha amaboko yombi. Ubu ariko uri kukwiga ari kukwiga uko azakwishyura. Urumva ko abadamu watanze comment yitwa Ntakirutimana Julienne yavuze ati Sabe we pole kabisa kuko abagore ntutuzisha nyuma y'ikihishe inyuma yo kwiyererutswa uzagifatisha amaboko yombi. Ubu ari kukwiga uko azakwishyura. Urumva ko uyu nguyu mbese ashatse kuvuga ati uyu mugore nubwo yakubwiye aka comment akavuga ati biki n'ibiki akavuga ati turashima n'ibiki, ati ntugire ngo ari kwiyererutsa kugira ngo namara kuba yamaze kugufatisha neza nawe azongera kwishyure, cyangwa se usange nawe nk'umwana mwabyaranye ntago ari uwawe n'ubundi mugabo. Icyo gihe ntacyo warenzaho kuko ntacyo warenzaho kuko nawe bahora muhemukiye kandi akakwihangana, ubwo nawe nta kintu uba ugomba gusabwa nuko mwihanganira, nta kundi umurenzaho wera ibijumba mada ihangane. Ati hahaha babyuta babyita kwihendahenda, none se byari ngombwa ko babibwira rubanda? Abagore turabana beza. Nindi comment wow nimwikundanire rata maze Satani akomeza atore zero. Ati umva da yamukunda se yari kumuca inyuma, yamukunda se yari kumuca inyuma, gusa umugore mwiza yubaka urugo rwe. Sasa urumva ko hano hari abantu bagiye batera comment menshi cyane. Umugore uzi icyo ashaka yihagararaho kabone nubwo yaba ari gushenguka umutima. Rero buriya Madame Sabe si uko atababaye, ahubwo ari gushaka kwiyubakira ngo yirerere abana be. Sasa turakomeza n'amakomenti. Komeza utsinde wa mfura we, turagukunda. Nukwihagararaho disi. Aragukunda agusebeje bigezaho, aragukunda kandi agusebeje bigezaho ngaho. Ndakubwiye nta bantu bararakaye. Undi ati wow ndabikunze cyane. None se ababwejagura bari kurushwa n'iki? Ibimara gusa. Erega uyu mugore nawe ntiyava mwari amafaranga. Ni imitungo ya Sabe ngo nuko yamuciye inyuma. Na defande umugabo we kuko arabizi ko yivumbuye akagenda byamubyara amazi nk'ibisusa. Abantu ndakubwiye ntibafite ubugome, n'abandi bafite ukuti ntabwo icyizere mu bantu nabyumvise icyizere. Urumva ko mu bantu hatakibamo ikintu cyitwa icyizere kabisa, aho umuntu avuga ukuntu ikintu abyumva cyangwa se uko wenda yabifashe. Abandi benshi cyane bagahita bavuga ati ni amaronko, ni ukubura uko agira, mbese ukumva ko nta muntu uhamanya nawe koko akimukunda cyangwa se akihanganirira. Buriya abagore kenshi na kenshi baba bazi ikintu cyitwa amarari yacu, baba bazi irari ry'abagabo iyo rihagize birarangira. Imugera kimufite ataramubwira ko yamwanze, agomba nyine kuguma akamukunda tu. None se ababwe erega uyu mugore nawe ntiyava mwira amafaranga n'imitungo ya Sabe. Uyu message yagarutse ati ibyo mujye kubibwira abadiaspora, naho abanyarwanda nta utazi kurenzaho. Uyu ntago yabeshye kabisa. Abanyarwanda akantu ko kurenzaho ubundi nta kantu kacu tiye. Niko bimeze iyo urugo rutubakiye ku mucanga, imiyaga n'ibihita byose ntibipfa kurusenya. Sabe nta kidasanzwe yakoze. Yego rata. Nama comment abo ariko abanyarwanda dukunda karabaye we, kandi ubu iyo atangaza ibindi bitari ibi induru zari kuvuga. Umugore wa Sabe yamaze niba yarengejeho, kandi namwe ndabizi zirara zishya. Mbako buri wese ubundi kame ka muntu n'umutima we nukwimahoroniza. None se umugabo yasara nawe ugasara. Iyo urugamba w'umutima uratuza, ukirera abana Imana kandi ibane nawe. Turakomeza n'amakomenti ariko gusabwa harimo akantu k'imujinya. Uko ni ukujijisha.
nuko abagabo babuze naho yaba nka Platini rese nabene buri wese hano ewana ikintu cyose abagitekereza uko kandi agifata uko anacyumva uko nta kuntu rero niyo mpamvu umuntu afungura comment section kugira ngo buri wese abashe kwifungura kuko ntago twese twashobora gufungura amacano cyangwa se twese twashobora gufungura uruvugiro niyo mpamvu rero hari abarufungura abandi bakabarwanya kugira ngo bajye bacishamo ibitekerezo byabo abandi bakabarwanya nongera kugaruka kuri umugore ngo ni Clarisse cyangwa se Clara ndagira ngo nkubwire ntuyu mudamu ewana Sabe natitwara neza natitonda neza azamuta hanze n'amabanga yo mu rugo rwe no mu cyumba kiri amugore ashobora kuzashyira hanze kuko bigaragara ko amufite nk'umuntu westayeho amakamera iwe mu rugo ariko nkomeza kuvuga ngo kora subscribe like na comment kuri channel tukomeze kwizamura ku rundi rwego dore ko nkomeza no gushimira abantu mugenda mukora subscribe amahoro y'Imana abane namwe no kumwe nanjye Shackman salam